nibyo cyangwa dukomeye dushaka kandi kantu kameze nyine ginimo turakompoza akantu ka fresh uteye emotion urumva se bimeze twa urambwira uko byumva uko bitekereza yakomeza gutyo komeza muri melody numva isa then ngenda kambwira uko byifuza tugambo twashiramo urumva akura mwita umwana wanjye n'abantu bazi ko ari umwana wanjye ariko mu by'ukuri nta mugore nashatse uriya mugore n'uburebure uriya mugore n'ubwo umureba kuri nta myaka n'inga yarashira mubonye nareze uwo mwana agenye uriya mugore ntazi aho ari ntazi uko bimeze mubonye vuba ahangaha kwawe niseshe uzaje umuvugisha mbari numva nibyo muri kuvuga ariko nta kibazo kazi mubona ko ngukunda nawe ntukajya ugira ibintu by'umujinya muremure kuko ibyo byose mbikora kugira ngo ukunda so ubibona se kubabariye ariko shadamu niwongera kumbabaza niwongera kumbabaza ndanubwo nabikubwira uzareba ibintu nzagukorera yamashyira ntukajya urakara cyane sibyo ndago narakaye byarangiye ariko rero fata no kuri ka kabombo basi birangira sibyo ngenda fata kamwe we nawe urafata kana ndakibazo rega njyewe nuko ukomeza ku bintu byo kumbabaza naho ubundi she njyewe ko ngukundaga kwawe niseshe uzaje umuvugisha mbari numva nibyo muri kuvuga ariko nta kibazo kazi mubona ko ngukunda nawe ntukajya ugira ibintu by'umujinya muremure kuko ibyo byose mbikora kugira ngo ukunda so ubibona se kubabariye ariko shadamu niwongera kumbabaza niwongera kumbabaza ndanubwo nabikubwira uzareba ibintu nzagukorera yamashyira ntukajya urakara cyane sibyo ndago narakaye byarangiye ariko rero fata no kuri ka kabombo basi birangira sibyo ngenda fata kamwe we nawe urafata kana ndakibazo rega njyewe nuko ukomeza ku bintu byo kumbabaza naho ubundi she njyewe ko ngukundaga kayiranukwe kuba nje si mamusange ni nabyo byiza kuko nenda kuvugana nawe pe ndakuvugana nawe kugira ngo umfashe kuri iki kintu kamubwire rwose wamumfashije ukamunyumvishiriza neza ko nshaka ko tujya kuba mu nzu yanjye tukava aha ngaha wambara ukabimfashamo nawe ukamwumvisha ko reba hano reba aha hantu harafunze ntabwo umuntu yakwisanzura cyane kandi noneho icyo ngeho iriya nzu yanjye ni nini yadukwira twese n'ibintu byanyu byajyamo kandi noneho ni hafi ye y'akazi yaba ngewe yaba namwe byadufasha pe wambabariye ukamfasha kubimwumvisha ndakumva pe gusa rero papa yakoze ari wa muntu ukunda kurinda abantu n'umuco cyane urumva kuba rero wamwumvisha uburyo ki ushaka ngo kumva ko yava aha ngaha n'iki ntabwo byoroshye pe bitwaye ikisi akaza ari waje mu rugo rega hano ni iwanjye na hariya ni iwe urumva ni nkaho yaba ari hano yaba na hariya twese turahafatanyije rega rwose kamubwizwe twese byadufasha reba yaba mwebwe yaba nanjye ni hafi y'akazi kacu nta kibazo papa twakuze twumvikana cyane ndaza kugerageza nanjye mbimuganirizeho mbimwumvishe ndabizi papa ajya agerageza kunyumva nibikunda nyine nzakubwira cyangwa se nawe azakubwira uri igikorwa cyiza pe umufashe umva gatinze kugera aha ngaha umuntu uvuga ngo hose ngo tuhakodeshe ngo dushake indi koko
ngo natwe tujye gukodesha ahandi. oya ubwo bimbwiyeho reka nanjye kugerageza muvugishe ndabimuganirizaho niyumva wenda twese turi gushyigikira ibyo ngibyo ashobora guhita abyemera. Ibyo byiza rwose ahubwo se kuyambwiye ko nawe ufite fiyanse ubukwe bwanyu buri ryari ese buzatanga ubwacura kuko ndagira noneho ibyo ntabwo mbizi nyine pe ariko ubwanyu buri imbere kuko muri abana ntabwo mbizi pe ntabwo nabimenya aho ngaho ya fiyanse wenda mufite ariko ntabwo namenya ngo nitwe tuzabanza cyangwa nimwe muzabanza ntabwo nabimenya cyangwa icyiza reka tuzabukorere rimwe twabukorera rimwe umwana ndetse bose bakorera ubukwe rimwe twabukorera rimwe ariko ntabwo byakunda kuko uzi n'indi mpamvu wenda bitakunda papa niwe muntu ngira unyitaho nanjye niwe muntu ngira nitaho ni kuvuga rero kuba twese tuba turi stress mu by'ubukwe nta muntu witaye ku by'undi cyane ntabwo byagenda neza bivuze ngo umwe agomba guharira undi bakabanza bakita ku by'undi byarangira akanakurikiraho ubundi ya niyo mpamvu ushyiraho direde maze njyewe nikunda gutya ibyo usaba kandi icyo mbona bijagaraye oya gutya nibyo bimeze neza bwashyiraho igituta basi ariko uroroshye kirahita gishingukamo pe zizingazinze
Serie haran ugitu sana ndino so iki kejo Christian muri dushana mazi yakuroteye hasi none ngo ko abwiye zamu ngo ninja ngenda ngiye gusenga ngo tuje turajana nibyo cyangwa yarambeshaga mujyana na zamu se yego ngo ninja ngenda ngo tuje turajana ubwo se mwajyana na zamu akaba ari gusigara hano noneho yarambeshaga ese usigaye usengera he ndabyo ziwe kundi nsigaye ngenda nkajana na mukobwa inshuti yanje ngo ni Monica ndagumuzi ndago mbizi ngo niko ngo wamubwiye zamu ndago mbizi nagiraga ngo maze niko wamubwiye bibwira nde zamu ngo tuje turajana ese niko yakubwiye zamu ejo bundi yaranyihereranya arambwira ngo wamubwiye ngo tuje turajana gusenga ngo nawe ngo kandi zamu buriya ndamubwira ati se tuzaje turajana hano hasigare ndarambwira ngo niko wamubwiye none ndi kugira ngo mbikubaze numve ko ari ibyo atambesha ahubwo wowe n'uzuja gusenga hajya haho umuntu umwe asigarana hajya hagenda wowe zamasigare cyangwa hagenda zamu wowe usigara ese mwajya mugenda mu gasoko koko nyine ibyo bintu mubikura he muri kunyuza twese application na appliance ko kujya hanze nabikoze amezi abiri atatu ashize nabikoze nzi ko wenda bashobora kutazanyemerera ariko icyumweru cyashize nabonye igisubizo kugitari barambwiye nawe ntabwo nzi ko bazanyemerera kugenda nanjye kujya muri Amerika ariko nta mpamvu yagatumye uriya kuko n'ubundi aho nzaba ndi hose nzaba nkuzirikana pe kandi ngenda ubuzima bugahinduka n'ubundi nzagaruka mutwara sibyo kandi igiye kunsiga igihe ariko pe umwana w'ubundi aracyari uwanjye uzanageza si uzanageza no mu Rwanda nari mfite ubwoba pe so ngakunda sibyo nzaje ndagenda kubera njanaga na mukobwa Monica inshuti yanjye ndago wari wamubona mwakora wigeze turajanaga kandi uzukunda biba ari byiza cyane
gusenga utahe utazajya gukora bya bikundi nyamara abana b'abakobwa bakora bavuye gusenga wumvise oya ndago njagayo iyo ndashe ndazaga ngaguma oya nta kibazo gusenga ntabwo ari bibi ndakibazo rero nari ndi kubona majije kurangiza gusasa reka ngende nje gukora n'izindi mirimo ubwo se izo shuka ushashe turabona zisa neza none si kuko ndi kubona ndakibazo wari wabirayemo ntabwo zirandura nazimaze nk'iminsi ibiri ntabwo zirandura ndakibazo nzazifura zimaze nk'icyumweru cyose ntabwo zirandura none si ndago muzifuraga zimaze guhinduka umukara arega ndaga ari bibi nuko iwacu mbonaga turi kuzifura zimaze kwandura cyane ndakibazo noneho buriya koko amafaranga nguhemba wajya wibuka kohereza ababyeyi bawe none si wagiraga ngo nagararana mbitaga ngohereza mama naramubwiye ngo naje amara kugabana aje arahita amara gukura haga ibirayi aganda agangurire nk'itungo ndetse ukuvuga ngo urangije gusasa ucicaye muri musitigari Marceli ako wabaye ntabwo nakubwiye ko iyo umuntu avutse musitigari ayikuraho ndabona ari mbizi ko umuntu ayikuraga ko nabonaga kuyikuraho byakurusha ndagira ngo yikureho neza kuryamanaza kuyishyiraho yikureho uyifumbire hejuru igizingi ibyo birenge byawe uri kunyuriza ku gitanda bisa neza bisa neza ntabwo uri kubona ko bisa neza ubundi wowe umuntu akwigisha imyaka ibiri nta kintu ufata kwezi inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago